gushaka ko umuntu umubwira yuko ngo arwaye sida kandi abenda hamwe muri abenda hamwe amirinda bigira nte umukire abwiye Philipita mudashaka muyango uramunzanira ntago umunzanira ati ndamuzana boss atumye Philipita yatumye Philipita Philipita abwira umugore ufite umugabo umugabo ninde Kimenyi yivi Philipita amubwira ngo uno mugarangara gushaka guta buretse gato yabawe anyway by the way nago bise kuri umukobwa adakunda umugabo we ariko nyine ikiraka cyo gucumi naga gisubiza inyuma umugabo yaravuze ati se uranyohereza ifoto y'umupuri hanyuma umugabo baravuga ati ariko mbere yuko uranyohereza ifoto nubango mbere yuko njya kurya ndabanza ndebe ibicuruzwa urabyohereza ntabwo ubyohereza umukobwa aravuga ati genda byohereza asendinga nudes ndapfuye arimo akozamo intoki byose ndabifite are you kidding me bera muri ya chat yose na undi muntu bifite no bita DJ Sonia na Philipita bifite gupuri wane uza wande wa Muyango na Sonia akagira umupuri na wara ufite nanjye ndawufite teka urabizi ko uri Roromodo urabizi ko ngufata yena uri Roromodo nshaka mbona si bro jamu myself abwe mwanga kumva igihe kizagira mu nyumve mu nyubakire zitate hano muri Kigali nta kindi ndenzaho iyo foto nkoherereje wayibonye okay bese umva ya message nkoherereje munsi ya rwa yirenge uretse aho uri mukanya uhereye Kigali ngaho ndi oh my god bro Mati kimwe gisigaye ndaga ndababara uri munsi man uri kandi ndababara bro damn it umva se manza binsoreze ndebe message ndebe ntuza manza nsubise ikibazo nkubajije urabukoza hanyuma utugaruke tugutega amatwi muhishambo patikope manza turangirize ndeka ndagusabye nta gihe cyavuga patiko nagusuhuje uraho fungura mic yawe urakomeye ndakomeye musa kwishimiye kubana nawe uyu mugabo nyiri Green Lodge bamwitande amwita Bosco yageze arahwaga kureba nibyo ngibyo ari nako nyine niko Muyango yageze hehe muri niko yageze muri Green Lounge nyine ubwo yagezemo nyine kubera ko nyine bizo system za kintu ari pass ya Philipita nasana bisobanure muzamo komeza ndakumva no bita nde ahangaha muri case haracyarimo Philipita na Muyango na Bosco ntabwo Sonia ndamenye uburyo yinjiye muri Patiko nta kintu uzi muri Green Lounge njye ntabwo dukorana nabo Patiko pe umumano Patiko parabyakanya nacyo nabiziho nabayihanganye Patiko reka utaza kwisanga nabizi kabiza ariko nta kintu ashaka kuvuga arimo araba too diplomatic ubu mumanuye Patiko realizing ko ikintu agomba kuvuga hano Patiko wadushyiriyeho umucyo ureze ngewe kumubwire deka ntakubeshye inkuru mwana gutyo nyine ya Muyango na Sonia ariko ngiye kumenya uko bimeze uko hari amakuru na kuvuga ngo nabaye mu diplomate oya ubwo reka dukomeze kuri iyo mitingo Muyango yabwiye Sonia ngo ajye kunywa imiti abanza ajye kunywa imiti iyo mitingo ngo kuhagera uri kwirukansa inkuru uretse gatoya uri kwirukansa inkuru cyane by the way Kejon yarongoye ubita Kejo ese none ibyo byo kurongora byo bishemo gute
ariko uza abantu bahimbira abandi ukuntu bangana. Reka dukomeze Okay, reka turetse. Dukomeje inkuru yacu ndashaka kumva aho Muyango na Nisoni yaziramo. Ubwo ibiboro buboherereje umukire barabitanze. Umukire urumva niko nyine okay. Uwo bita Muyango yazanye timu muri Greenland. Azana Brian. Nicyo bitango teshe. Ikintu cy'igikundi cy'ibitinganyikazi byinshi cyane. Tugira inama ababyeyi muri Kigali ubona igikobwa gitangiye kwiyana ibintu by'amapantaro ukubita. Komeza. So yazanye cya gihomora bitango ni Brian. Urumva? Oya uyu mutuka. Wiki? Nose ni igiki? Brian we ntabwo ari igihomora. Komeza ariko guteza amatwi. Nyine ubwo Muyango yazanye igihomora ngo cyamubwiraga amagambo yayize. Yuko aricyo cyavugaga ngagatuza. Nose wo umuntu ukubwira ugatuza ubonye gig ya danger like a new gig muri club imwe ya mbere mu Kigali ntiwakizana. Umugabo baje guhura sasa. So yazanye igihomora akizana aho bita Green Lounge. Batangira gukubita. Ariko umutipe bita Bosco nyiri Green Lounge ubwo yakomaga Muyango. Yari yatangiye kuraga. Man, Muyango igitanga nk'utanga ubunyobwa. Ntago bitindaho. Uzi ko tumye mvana aho tumvanyeho space. Yazi ko afite inyungu. Ari nacyo mushimira. Iyo amwana yazi ko afite inyungu mu kintu arakiguha. So ukuntu byagenze rero umutipe uragikubita nyuma ikikaza kugeraho kikakurambira. Umutipe yaje kugira ahantu avuga ati mva mu minsi mike ishize amezi nk'abiri atatu aravuga ati I'm done with this shit. Ndashaka uwo bita nde DJ Sonia araka. Aho no twari dukeneye. Reka tuze rero dukomeze. Yatumye nde DJ Sonia yatumye nde amutuma Muyango bwa mbere yatumye Philipita umukomisiyoneri. Komeza ndakumva. Nukuvuga ngo Philipita we bamwita enabler ni wa muntu nuvuga ngo akora ibyo bita transferring. Nuvuga ngo we ni umukomisiyoneri w'abakobwa. Philipita ni umukomisiyoneri wa Bosco bita transferring. Nuvuga ngo we ni umukomisiyoneri w'abakobwa. Philipita ni umukomisiyoneri wa Bosco muri Greenland. Nibi numva nagirimo ko ubwo kugira ngo abone akazi nuko abanza gukora ikintu ko agomba kubanza kuzana abakobwa. Musharingerayo. Nibu irimo numva nagirimo ko bahari cyane. Urakoze cyane twikomereze. So uwo bita Bosco amaze guhagande Ndetse amagambo aremereye nkagira isoni ndakurahiye. Ugukoresha amagambo ari kuntera isoni ndagirana. Cyo Muyango. Muyango yazanye nde? Yazanye kimuye yazanye Brian. Ba Brian cya gikundi cy'abatinganyikazi. Sijya komeza inkuru. Boss yavuze ati ngenda shaka Sonia ku isahani. Ati ndimyo itera bwaki. Indyo imwe itera bwaki. Urumva iyo wamaze guca wakirangije abagabo twese twase. Niyo cyo ari cya Miss wisi atagihaga. Yes aha Muyango ahita ati ndashaka DJ Sonia. Komeza inkuru. Bohereza umucakara Slave Philipita. Byari binoroshye kuko urukumva impamvu byari byoroshye kumubona hari ya Philipita no kwa Sonia. Bajyanye kwa Kaviza muri ambassade barayirima bombi. God damn it. Obita nusa rero obita Philipita yagiye abwira DJ Sonia ati DJ Sonia mfite umukire
uyu mukire arakugeza ku bintu utigeze ubona mu mateka yawe muri kariyeri yawe. Kobwa se arabatangira avuga ati no se ko Munyanga hakora n'ibiki byose ngo rero don't worry ntubigemo ikibazo. Wowe don't worry, umukire ashaka urumva reba potential ufite, urumva potential ufite ahantu uzagera muri nosi ibiki byose uri kumwe n'umukire. Dore ikintu kinteye amatsiko deka ntegereje ahantu izi message no guterana amagambo kwa Muyango ahantu kuri wasonga kujya mu kuri wa urumva birimo bagenda bihura kugira ngo turashaka kumenya ukuntu umupuri wa Muyango wageze muri telefone ya Sony. Rashize ariko nyine watu wanga umupuri uri muri phone yande ya Sony ya Sony na Philipita nawe ndavuga nyine oya ataka kanya ndavuga muri story ko nateye ubu kakanya kugeza umupuri uri muri phone yande ufitwe n'uwitwa Bosco kugeza icyo gihe ni ufite umupuri wenyine nuba ufashe nyir'ubwite so ubitagire Sony ya Philipita yamubwiye ngo umusore nako nk'umukire ngashaka gucumita DJ Sony yamubwira gahunda ukuntu imeze arabyemera, ariko none aravuga ati none Philipita yamubwiye ngo ugomba kumwoza nawe umupuri, ariko DJ Sony yamubwira ati wapi nago nagira gute nago namwohereza umupuri araza duhure ducumitane, ariko nago duhure yumva iby'imipuri nago birimo cyangwa muhe viewers kuri Snapchat ariko nago nakora iki nk'iby'abana bo mu academy nyine King David. Wari bivuze gutyo ninde? Wari Sony duhura giteme ariko ntago nakimuhereza kuri telefone. Ako nago nagohereza ifoto. Nasundi yakima ko kiri hanze komeza. Okay, ubwo impamvu yajyanze ntabwo shakaga iki cyambe cyakiri hanze, ubwo wenda ishaka ko atashaka icya kabiri kugira. Yasanga araciye imyeyo muri iyi minsi none komeza. Bro. Komeza gutyo umukire barahura umukire arakoma. Umukire yakomye Sonia. Sonia wowe bita Muyango ngo akageza ngo ku gatebe. Wowe bita Sonia akagera kuri parafu. Baba lao umworozi w'ingurube none arimo araseka cyane nagase baciye kwa wa mama ugize hano ngo yitwa mu rubohero ngo mu rugo ndagase bro umutipe bita Bosco ngo yabonye ikintu bita amazi kuri parafo ndagaze yawamwe nk'imvura mu kwezi kwa kane ngo mbere yuko ngo Sony arangiza ko ati Muyango muvane muri yo club sinzaka ko oya umwana ngo yakubise amazi aragera kubita kuri parafo aramanuka umukire atavuga ati yo popo atavuga ati gira icyo utsabura shaka iki. Umwana amaze gutuza atamuga ati ndashaka kujya muri Green Lounge. Umukire atavuga ati atabwira ati muri Grande harimo ndarya buri ngo harimo Brian ngo harimo Muyango na bya bihomora ngo bya Brian byabitinganye urabizi nyine. Atavuga ati umva ngo tubivanemo. So ubwo tuye kujya mwabonye mfite sho bundi yo bita Brian arimo arebana no bita Philipita. Mwarabonye nago mwayibonye? Twarayibonye. Ira video mwamenye ko byabaye? Wapi? Brian first of all aziko yarakari yo bita Philipita ngo kuko yatanze ngo umugore we umipasi. Umugore ubwo turavuga nde? Claudine kibara. Icyakabi Brian yarakariye Philipita ko akazi ko Philipita mutwaye akazi. Kuko Philipita we na boss Philipita urumva ni enabler
Philipita azana abagore, azana yumva icyo boss ashatse arakimuzanira. Bure ntabwo mwabonye kuko Philipita ukuntu yacurangaga. Philipita ikintu cyo shaka gukora yari kugikora najo niyo shaka akabwira aba bounce akabwira ati uwo bita Brian mu muvana hanga reka kundeba cyane mu musunikanze ya club yari kubikora. Philipita afite ijambo muri Green Lounge. Ko Philipita azana abagore kwa boss. So izi message rero nizo tugezeho. Ubwo Muyango yavumbuye yuko ubwo akakuru kamugeze yuko boss yakubise umwana kuri parafu. Muyango arabimenya, akabona umugati cyo kumuva mu ahita avuga ati what the gikobwa besuranye gute rero kugira ngo habeho amagambo. Bari bafite beef ko bakera yuko bitaga DJ Sonia festival yangaga Muyango. Amuhora iki? Yamuhoraga Yago. Yago nimubona amaze gusaza mugira ngo Yago ntago yageze gutigesa Kigali. Yago yabita Anita Pen, murabyibuka? Ndikanda kugirana. Cyaze byo ngo Yago mu amavideo menshi y'inkumi za Kigali. Mujya muri biganiro uwo bita cya kigoryi bita ngo DJ Brian kuri YouTube. Kibango Yago muzajya kirabizi ko Yago ashatse kukirangiza afite ama video nani ubusa. Uvuga ngo boss ko no wahereje nani Sonia video yande ya Muyango. Niko bimeze? Inde uvuga ngo boss ko niyo Philipita iyo video ya kugira ngo ive mu telefoni. Uwo bita Philipita mugati zana umwana bita Sonia. Philipita nk'umwe mu bacekara nyine babayeho mu mateka y'isi. Aragenda zana Sonia. Brian ntabwo yamenye ukuntu gahunda yagenze, yavuye Igisenyi tana kwa Toxique. Asanga Philipita ari mara cleaning out iyo bita Green Lounge. Ya taking over. Muyango akimara kumenya yuko bitari bukunde yuko atagaruka Green Lounge atajya Uganda, Kampala. Yafite passe ikintu kitipe ibya Uganda nabyo ubwo twabivugaho. Tony yamaze kumujugunya hanze. Muri make umukobwa wa mbere uyoboye muri Kigali ninde? Ni Sonia unyara kajya. DJ Sonia. Ubu ni Sonia. Hanyuma rero nk'umuntu wari inshuti ya Sonia mbere yuko bashwana, Muyango afite ukuntu yari inshuti ya Sonia, bari baziranye mukunda. Hano hari imvugo igira iti so ibyakurikiye nibi ngibi rero ubwo tugiye kujya kuri message. Yego. Muyango ari muri Uganda. Amaze kumenya ko Kigali imurangiranye. Anyway Muyango byarangiye. Twese turabizi ko yarangiye. C'est fini. It's done. Finished. No muri Kigali n'abamagagazi bose barabizi Muyango yarangiye, c'est fini. Urumva ibintu yijyanye byarangiye, ibyagerageza gukora byose yarangiye. Ari muri Uganda ubwo yaravuze ati ngo urumva atajya ngo urumva amenye urumva ko Sonia ari we uri mu kibanza arimo gutwika maze ngo amanuka nk'imvura, ibyo byose arabyumva. Umukene iki byose umva aserera n'umukire bita nde Kejon Bosco. Ukujikura ko wewe utatumi umukire akakupa phone. Wasanga ari Sonia wayikupaga.
wasanga na Sonia wayikupa Sonia niwe wayikupaga umugabo bro yari yajo bamenye wow urumva bro umwana yese agira ate yahise amenya amakuru ubu rero mmenye impamvu Jihad atandikiraho bita wese nkwe none reka ndashaka kureba umupuri wa Soni wa nani wa Muyango ejo uwo mupuri batugeraho gute iyo message yose iposting anze nyirebe ubundi ni wowe ubwo ubupuri uri hasi ntago nawe ofite n'amafoto umva n'amafoto abiri imwe arimo arakora indi nayo arimo arakora hafi yacu ariko yacyobuye yaceguriye nde kenshi yaceguriye nde uwiswe B uwo bita B kakomeza video avuga ngo aha mama nibyo mbabwira nababwiye ngo iki mukanya musome amora isi ikote n'ikindi soma mwemuretse reka nisomere humura isi ikote uwo ni Sonia Muyango amusubiza mu magambo agira atya ati ntabwo izanyota kuruta sheri banza unywe ibinini by'iki neza manza unywe ibinini neza naho njyewe Muyango ndi self made ntabwo wandwanya aramanuka gato aripurenga agira ati okay that's why uri kumwe n'umugabo wawe mama muretse gato kamanzi ngo amazi uri kumwe n'umugabo wa ex wawe se ndapfuburetse gato no uri kumwe n'umugabo se uri kumwe na ex umva ngo uri kumwe n'umugabo se ex ni yisoma nka ex izo nka si nyine uri kumwe n'umugabo nyine ese ni urumva nyine ushaka kwigira ko morali uri high kuri njyewe so niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se so umwana arimo amukomeramo niyo mpamvu uri kumwe aramucyuriye ko atandukanye na Kimenyi yatandukanye imbere y'abanyarwanda kareka ko yakoze ubukwe kumbe yiruka inyuma ajya gutanga umupuri niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se Muya utuje twabana kuko uzi ubwafiki ubwo uri kumwe n'umugabo wawe se impamvu yavuze ni kuri iki Kenton bro story geza hiryoshye bari baduhaye ya bintu bavuze byose mwabyumvishe batandukanye mama yake namuzana mama erega Muya utuje twabana kuko uzi ibyo mbitse God uzi ibyo mbitse ntiwavuga da nonsense umukobwa n'abantu nawe yaje amukubita mu gihorihori uretse gato ibikise waciwe akantu kagenzwa no guteranya gusa urampemukira n'ubundi ibyo nkora ntiwabikora erega bro hano umuntu arandika ugahita wumva ko ari we wanditse bro hano umuntu arandika ugahita ubona ko ari we na conversation iravuga ahangaha murarenzaho iki umusa Beka tamu dore munsi niyo video ni itijyaho do Sonia ari gukubitisha inyuma isazi musimbura nabo kutimana tambaye ijwi riririmba uburetse gato na wamusimbura ubundi ngiyi chati ya nyayo sasa Allahu akbar yaba umbwira akantu karenze se ego
Sonia se yohereza umupuri wa Muyanga hoza Muyanga. Kuki? Iyo polisi ngayimanutse. Sonia se yohereza umupuri Muyanga yohereza Muyanga. Umupuri we iwaze kukwereka bro. Iwaze kukwereka umupuri wawe yawe ndagasuka. Ukabona wareheje umuntu w'umukire. Ukabona muri chat. Akwaje umupuri ndakasaba kukura mu maso yawe ndagase yawe bro. What would you do, bro? No Godfather baza arakubwira hari umuntu muri uwo mwandiko muri kuvuga watujyanye muri RIB ngo tujye kwitaba ngo twasoye video ziwe ngo z'ubwambure. Bari kugire n'ikintu ari agatirisabo muri toilette sinzi n'ibizo video zibuke. Urabyibuka Muyanga akana ngo toilette ura musore arya n'umwana wande. Aho naritabye muri RIB rwose njya gusinya ngo kuntu video zageze muri groupe sha. Umva uriya hariya wazize ubusa ukabyara. Wazize ubusa Muyanga we mana n'icyana cy'igikobwa ndakizi. Wabonye kwamagana. Oya nago nzi niba ari umusore w'umwana tutavuze ariko tuzabivuga igihe nikigera ariko nyine wasize ubusa tu abantu bose mumenye ko uwo bitashye ejo yazize ubusa sha nararenganye pe njya kwitaba ntazi sinjya urabyibuka murashyaza ubwambure bw'abantu ngo nagari we ngo nagari Muyango uriya ni Muyango uko mwabiketse niko bimeze. N'umwana wa generali uwo mwana wa generali reba ntuza ngo hayi ariko rero bwabutinganye bufite ahantu bukomoka kuko hari ababaryaga trisamu trisamu mwibuke ko banasomanye abakobwa barabyibuka ubase aba tipe mani bakeje ni wowe cyane mani muri nuza mani baba cyane muri RIB bro for no reason maniga reba WhatsApp yawe WhatsApp Saura ninde mani ariko se nawe ndaza kukubwira tuvanga. Okay that's what. Ni birebire reba niyo yindi ngo reba niyo yindi. Ere gihe biteye ngo Kigali yabaye Kigali. Reba ngo wundi nkweretse. Yo ure ninde man? Ndakubwira uraza kumirwa umuhungu wawe ibintu ari gukora mu mujyi wa Kigali nagahoma munwa. Uwe nyene we mungu. Abonye video y'umuntu uri kubikorera kuri suka mu marembo si bro uwe inyusi ako cyazura mutipe we yanyemeje ibaze kurongorera umuntu mu marembo ya suka mu marembo y'akabari kinyusi ni kinyusi man ndakubwira kinyusi nde kinyusi ari bakitufite batugira bakinyusi bangahe dukomeze story ntabwo navuga cyake goryo dukomeze story ntabwo navuga cyake goryo rero nigendera ntabwo tujyayo umva twagiye hano urabibona wari ukitubwira iyi conversation yarangiye gute iyi ngiyi ahangaha akimara kubona ko amuhaye amafoto na video yiwe yahise bite bo wowe tadije Sonia yoheje Muyanga ama video Muyanga washaka kugira danje atamweza amafoto yarimo urumva arimo gukoza intoki mu reba WhatsApp yako siko ndi kwandika ntunsubize tipa ni cyumweru kuko uzi ibintu Muyanga wasubije se abantu bazanye rumazi urukumva bagiye barakoropinga batwereka conversation iri kubaga Sonia gusa urumva ni warekana ibyo Sonia nawe yavugaga niyo mpamvu rwa ni Sonia ndamuzi n'umwana mwiza nago yaseba wenyine oya Sonia ni kigore agendiye he yani kicho sindikirira hasi dukira agenda musubura kumva rero noneze we ibingibi rwanakoze bigize icyaha niba rutanabizi niba yarasakaje ubwambure bw'umukobwa mugenzi we bazagifunga
ahubwo dukeneye kumenya ukuntu izi chat zageze inaha n'ukuntu ntabwo abakorwa Sonia ariko rwabisakaje barakirega bagifunge reka turebe uriye kumukuru maze ugere hano bararuzirika iyo message ni posting ntago ariyo na itariyo no ntabwo nabikora mane ntabwo nabikora no itariyo oya ntabwo nayikora ongera umpinda nyoherereza iyo yindi ushaka kumva niba ari umuntu nashyiriyemo imiyaga ni umuntu bita Muyango iyo nashaka kohereza nayikoresha Sonia amaze kuba intoza yamaze kuba Sonia umupuri amaze kuwushyira hanze Sonia aho wohereje nyirawo umva nkubwire umusara uri kuntera agahinda buriya nawe Sonia yahise azana ikintu atawushyira hanze atawati ariya sheri uyu si umuzi wawe ako Sonia man Sonia wekeka ko hanze man Sonia nguyu hano ariko ndiye ari kukumva muzamure Sonia nguyu hano ari kukumva muzamure nyine azavuge ko tubenye uri moderator muzamure bamuzamura mate ntago mbizi bro ibi bora bya technology ntago mbizi reka muhe request so nizamuko tubwire ukuntu wabigenje Sonia namuhaye request reka turebe ngo timu Sonia reka nkubwire ikintu kimwe umusa ni ukuvuga ngo Sonia urumva nta Sonia nta Muyango urumva Sonia nta Muyango urumva ni ukuri kw'Imana uko niko kuri nta Sonia nta Muyango ubyumve pe nyine ibintu ushaka kuvuga urumva ikintu njye nawe dupfa ujyana na pare emosiyo anyway nkwereka akantu kakaba wa mwana wemeraga cyane afite umukobwa umurya reka nkubwire reka unyemerere nituva kuri iyi ntuzu mpamagare tuvugane nta kibazo urabizi you know the vibe bro reka nze nkubwire sibyo what you have to know I will protect that person until kuva ku mwuka wanjye wa nyuma ikibazo utanga energy zawe so much and that's what reka nkubwire give your energy so much ndaza kukubwira kandi uraza kunyumva ntubizi ko ntajya nkoresha amarangamutima ahubwo abantu bazi kugira amarangamutima cyangwa nabyo bazi uwo munsi reka nkubwire ikintu kimwe niba ari ikintu cya mbere nkora ngishyira mu gaciro urukumva those stuff mbwira maybe I know turi kumwe but I have to protect that person kuri cost yose byansaba kubera impamvu kandi nzayikubwira yumve natwe nyine ariko nawe urabizi that's what we do always kudevo nyine bit litagishobotse are you sure of course yes of course urabizi ndakunyamiye we abatipe babonye message ntago bayibonye umusa uziko no mukanya waje ugahita ubivugaho nkakwinyiye ukanyemerera n'uyu munsi nyemerera tuze kuvugana ariko nyohereza kana kantu ndi kugusaba akaye kano kantu mani urabona reba WhatsApp yawe anyway reka bira Paul umva yo reba mani rero nakwandikiye boy by'imupuri ndabiguhereza mani tuve live reka dukome byose rero biguhereza byose nkwereka ibintu DJ Sonia yashyize hanze byose so ni ukuvuga ngo ubu turi kuvugana umugabo bita Bosco niwe washyize intambara hagati y'abantu babiri hanyuma tugaruke kuri iyi ndwara rero iyi ndwara buriya niyo tugaruke gato iyi miti wowe utekereza ko ari imiti y'ikideka
So uwo bita Muyango nawe yaragarutse ku bitako DJ Sonia aramubwira ati ntabwo izanyota iyo n'isi ego kukuruta sheri banza unywe ibinini bo umuntu akubwiye ngo banza unywe ibinini muri nosi yaba akubwiye iki Kejo Kejo Mungu ukunda inyama zo hariya ni Top Chief Top Chief si acyabaho Kaizen ubu nigezweho hotel ya mbere no ari kubona abadamana banoza banasi kera ari Top Chief ariko dufite Kaizen asina mwabona skike uwo bitare damana aryamye Nyamirambo ibyo bintu shinja Okay, so uri Top Chief mureka kubwira ngo banze nk'umiti ntonyenereho iyi miti wewe miti umva ushyize muri analize iyi ni ubwo impamvu yamubwiye kuri iyo miti si rwose uko azaho bahuriye Kejo umva ikibazo ndi kuvuga Dekate urumva iyo miti bivuze ngo iyo miti uwo muntu bahuriyeho yarayinywaga noneho birangira bose bavuze ati banza unywe imiti sheri niba utabuza amakuru nicyo kintu ngiye nakeka bivuze ko Muyango afite amakuru ko Sonia imiti njye ndabona ari nk'imiti y'umutwe oya ahubwo uwo muntu oya umva Godfather bivuze ko abantu bahuriye uwo muntu bahuriye uwo muntu wundi yamutwaye yeba bawe ubu ngubu ndabikuriye uretse gato no uretse gato bivuze ngo tugaruke kuri uyu yabwibiraga motherfuckers bafite ikintu bita IQ mu connecting dot uretse gato ni ukuvuga ngo uza we ariyizi Muyango ariyizi uburyo ahagaze ntabwo ajya gushinja umuntu ibintu by'imiti utazi ko uhagaze hagati ya Muyango na Sonia nde wanyaye imbere ni Muyango ni ukuvuga ngo uretse gato Muyango ngo we yarikingiye yikingira iki ntabwo turamenya icyo bikingiraga yikingiraga kandi ntabwo turamenya ibyo bintu murimo kubwa ntabwo tubizi ariko sitori ubundi ntabwo tuhagera so Muyango mwemera ko atekereza yuko bita DJ Sonia afite HIV zamura Muyango uyu munsi Godfather yanze kubahamagara ubundi hari ukuntu ujya bahamagara kuri telefone bakisobanura n'ubundi bakavuga byose DJ Sonia yemera ko afite nyine HIV ahangaha tureke kunyura ntabwo tureke kuba indiyarya hano Muyango yabwiraga Sonia gufata ibinini by'iyihe ndwara twumvikane hano tugiye kwifata mu buryo bubiri yari asanzwe ari inshuti ye azi indwara arwaye niba atari inshuti ye atarazi indwara arwaye twumvikane gatoya twibuke ko Bosco bivugwa nk'iyi nkuru kuko turi kuyibona niba n'iyi video nani Sonia yarayihawe na Bosco yamara kuyimuha Muyango akavuga ati rero umukobwa mbere y'ibyo uri gukina nabyo manzi ujye kurya ibinini Bosco wagucumise yabanje kuncumbita kandi nzi uko mpagaze reka turi kubyumva ndabyumva bro ni ukuvuga ngo nabanje njye nibyo nakumwe mu yandi magambo nabanjeyo namuhaye transfer inama nawe gira byanjye uretse gato none se izi make sense biri mu connecting dote Muyango ni inshuti ya ibi bintu biri so deep twabega umwanya uhagije ni ukuvuga ngo iyi message Dekati turibaza tuti Muyango yaba yarapimye uyu mukobwa niba ataramupimye waramupimye kandi Muyango azi uko Bosco ahagaze niba barahuye yamuhaye
Oh! Umubwire umuntu Muyango Ya mbere. Utari boss. Oya yago. Nako DJ Sonia. DJ Sonia harimo Yago, harimo Philipita. Harimo ariko nebara kwanya na Philipita. Harimo undi mutipe acuruzaga ibirato kuri Bazirete ukora muri ntuza muri ntuza. Muri score. Yamuguriye imodoka aramurongora arangije kugihagara amubwira ati nsubiza imodoka. Wewe wandi bita CEO. Oya nguyu Kejon yaje kuma komisiyo ngo ndekubishyira hanze nari mfite n'amavideo byose nari mbifite. Kejon abasambanyije Grace. Yariye nabi. Urumva? Kuno byagenze? Kejon nguyu araza uwo mugabo amafaranga kugira ngo ntabivuga ndavuga kumana amafaranga yawe reka mbireke. So mu magambo make Muyango gushinja wo bita DJ Sonia Sida nawe nuvuga ngo uri kigoryi cyambaye mu mateka y'isi yabaye kuko nimba iyo Sida urimo kumushinja nawe ibyo byose yakugeze koko yagucumisa. Uburetse gato. Numvishe neza. Ibyo nanjye navugaga niba koko bivugwa ibyo kugira ngo umuntu agushinze ikintu nuko mugihuriyeho ataragupimye atari so atazi uburwayi bwawe akubwira ati jya gufata imiti nuko abazi ko hari impamvu. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo niba Muyango nicyo kigoryi cyambere muri nosi gushaka ko umuntu umubwira yuko ngo arwaye Sida muri abenda hamwe. Aya. God damn it. Mama yake namuzana mama ibinda bigira nte. Sonia ntabwo yaramaze kabiri atari. Ariko abantu barirukanka bro. Inyana zimwe ziba zamaze. Nibo bantu ufite ndagasikara live man. Babaje ariko guzimbura mukoro zibaha. Umunsi wanyereza amadolari 800 ndagasa. Bakunditi kuko bimabere abanye mutapinga screen mwamase. Nta nubwo bashobora no gutapinga screen dore ku 800. Bamaze kubikira screen mwabigorjemo. Bishobora no gutapinga screen. Ariko urabona ukuntu wasengera ura musukara nyina uteme ibiti muri Canada nkajya bati mujya. Urumva? Wasana Kejon nkamubwira ati Kejon murekera hano. Wari wambona muri fake news. Reka. Ikintu kibabaje. Nuko nabya bigirwa binyamakuru byacu bihita bibyandika bro. Umva ubwire rero bino bigoryi umbwira amasina yabyo nka bibiri. Reka nkurebere kuri Twitter. Hari kimwe bita ngo Emmy. Kwisi bose si babunda. None se babikora gute? Emmy nyawe. Ndakubaza. Babura kubikora gute ndashaka kukubaza. Babura kuvuga ko ari fake news gute? Bira bigoryi n'amakuru bifite. Uretse gato. Impamvu the choice batanguranwe nuko nyirabayazana ari kira gicucu ngo ni Philipita. Cya kigoryi. Oya rwuruka. Etabaga. Mina tena. No abakobwa bajya bro nimubona twakusa live mujye mumenya ko mugize amahirwe yo kumenya makuru yanyaye ibintu musoma ku binyamakuru munyamaye ibintu by'ubugoryi nago tubemera ntabwo tuvugana nabo ntabwo dushaka kuba inshuti ya bro abagayitasi ntabwo dushaka kuba inshuti yabo inshuti n'umwe baragenda muri bigoryi nta n'umwe nshaka n'umwe. Hanyuma Sonia ibingibi byaraza babishaka amakuru byabuze bro ni inzerezi zabwo z'ibigoryi bro abantu bagikurikira amakuru mu Rwanda mukurikiye ibinyamakuru muri ibigoryi muri inshuti nkabo ndabaza niyi nkuru niyi ni fake news Sonia we iyi chat yakomeje Sonia arongera kubeshya abanyarwanda ngo ni fake news gute kandi fake conversation yarakomeje ngamubwe yongera posting n'abavuga kabeshya Sonia please my baby please post aho vuga ko niyingi yari fake news tubwire ko niyingi yari fake news ahubwo ikintu ndi kwibaza fiance wo muri Amerika biraza kugenda gute Beka
Ilse. Fiance muri Amerika. Sonia afite fiance biraza kugenda gute? Sonia harya ni Sonia we. Sonia Sonia So undi Sonia ibyo murabizi. Uravuga uwe noneho. Wowe noneho se kandi. Ndi musoni. Undi musoni akenshi nabyuzi. Sonia wowe harya. Wow. Okay, tubireke. Sonia nzi nindi Sonia harya undi nindi. Undi uzwi witwa Sonia nindi. Sonia Rorase. Umukuru wa Pamela ndiko nari umuntu wanditse muri comment ariko se wagiye upfusha iki kiraje ntabanga kigira kingerera mu kanwa kugira ngo wamize isabuni kandi nari umuntu wanditse muri comment hasi nyine ntabwo agomba kumuvuga nta twari twamucecetse wowe nande wowe nande mwamucecetse Soni watume wa mukobo umugore wa Kenny Madra. Okay. Umuntu ufite level ya 29 ngo agiye mujyane zuma kazisha. Soni usanga wa Kenny Madra. Soni usambanya sura ba kanu numve. Soni usambanya umugabo wa Kenny Madra. Muri Mackenzie. Kapiteni afite za inyenyeri nto eshatu. Umusambanya bamwita Sonia. Sonia muramukazi wa Dabeni. Urakoze cyane. Sister mukuru wa bita Pamela. Deka dufungira yivu. Deka. Iyo ngiyo mwisuyemo ni mugoroba ahire rimwe. Niba numvishe neza Sonia. Mungu wangu. Ngwitende gitari, ngwitende mana we. Harya yitwa Sonia ndi? Ngo ninde utabizi? Sonia yitwa Sonia ndi? Amubonye. Niba ari Hilton, niba ari Hilton se. Amubonye. Hilton. Mukuru wa ngo babyita gutanga umusada. Ngo babyita gutanga umusada. Akari mwiza sobora yakemera umunyarwanda da. Mbona abandi bigira kwa president no mu mbunda. Uretse gato. Ngo yijira kwa president mu mbunda. Babyita gutanga iki? Ngo yijira president imbunda. Kinje ni imbunda zaje. Abanyarwanda muhindutse uretse gato. Ngo mwitende gitare. Kejo. Ako amanya ngo bita Kejo o akabi. Ngo mwita akabi gashi. Ngo akabi. Uretse arahari ndi gukora. Umusa ngweke ndi yinyereke. Ndayitegereje. Wari wagiye wayimpaye? Bro, mukobwa nyandikiye message so deep. Uravuga uwuhe muri bo? Bamwita Muyango Korodera ararira cyane. Nagende Muyango ajya yigira. Arimo ararira aramwe ngo mu buzima nibwo bwa mbere yagera ahantu nkaga man kuba yavuka. Uzasubiri butarura beshya. Nyine ngo urumva ngageza hano yumva yuko atazi ahantu isi yerekeza. Na Muyango nuko Muyango yavuze ngo ngufashe iki? Bro reka nkubwire giye bura nuko njye ngenda gake Deka ariko nituvanga handa kwereka.
nituvanga ndaza kukwereka.